umujyi utuye hejuru y'amazi. Ubyumve ko inzu zubatse hejuru y'amazi, ariko ni umujyi nanone ufite ibikenerwa byose birimo insengero, ivuriro, isoko, amashuri ndetse na sitasiyo ya polisi nk'uko mu yindi mijyi biba byifashe. Aha hitwa Ton Sap, ni muri Cambodia mu gihugu cya Vietnam. Muri aka gace ikintu cyangombwa nkenerwa mu rugendo ni ubwato. Utabufite ntiwabasha kugera ku isoko cyangwa ahandi hantu. Uhageze mu masaha y'amanywa akenshi usanga inzu zaho zera, yewe nta n'ikiba gikoma bitewe n'uko ngo abenshi baba bagiye gushaka imibereho, ubwo baba bagiye gukora uburobyi kuko nicyo umubare munini w'abahatuye bakora. Nubwo ariko ari umujyi wubatse hejuru y'amazi, ibyo ngo ntibibabuza guhinga ibyiganjemo imboga, kandi ngo biba bishobora guhingwa ku butaka buke. Niyo mpamvu usanga barubatse amazu maze imbere y'imiryango bagaterekamo ibikombe n'imifuka bihinzemo imboga n'ibitunguru, ibyo bifashisha mu gutegura amafunguro yabo. Naho abo muri aka gace batunzwe no kugemura amafi cyane cyane ndetse n'ibindi bituruka mu mazi hanze y'uwo mujyi. Usanga abenshi ari cyo kintu bakora kugira ngo bashe kubona ibindi bifashisha mu buzima nkenerwa nk'ibikoresho byo mu nzu, imyambaro ndetse n'ibindi. Muri aka gace iyo witegereje ubona ko bafite umuriro, naho amapoto abashinze mu mazi hasi, hanyuma insinga z'amashanyarazi zikanyura hejuru gato y'amazi. Ibyo kandi bijyana n'iminara y'itumanaho, byose bishinze mu mazi kugira ngo bifashe abahatuye kubasha kubona itumanaho rigezweho. Ikindi gitangaje abenshi batiyumvisha ni ukuntu muri ako gace harimo ishyamba. Akenshi usanga ba mukerarugendo baritemberezwamo, ariko nkwibutse ko ibihari byose biri mu mazi, ariko ibyinshi ni bya bindi biba byihanganira amazi n'ubundi. Ikindi uzasanga muri aka gace ni ibikorwa by'ubucuruzi, ndetse hari n'isoko, gusa ariko bitandukanye n'ibimenyerewe ku butaka, kuko iryo soko usanga buri wese agenda acururiza mu bwato bwe, ari naho yashyize ibicuruzwa bye. Ibyinshi biba byiganjemo ibikorerwa mu nganda by'ibiribwa n'ibinyobwa ndetse n'imyambaro. Icyakora ubucuruzi bwakorerwa mu gace kamwe kabugenewe. Iyo ukoze ibinyuranyije n'amategeko urabihanirwa, byaba ngombwa ukajyanwa no ku ishami rya polisi rikorera aho ngaho. Gusa ariko ngo ni gake cyane uzasanga y'abanyabyaha. Bitewe n'imiterere y'aka gace usanga buri wese asabwa kuba azi gutwara ubwato, guhera ku mwana muto kugera ku muntu mukuru. Akenshi abana bitwara mu bwato bagiye nko ku mashuri, nubwo ngo hatajya habura impanuka za hato na hato cyane ku bana, ariko ngo kuri bo ibyo ni ibintu bimenyerwa, nk'uko n'abambukiranya imihanda ku butaka ngo batabura guhura n'impanuka iyo bajya cyangwa bava ku ishuri. Ibikorwa by'ubwubatsi nabyo uzabihasanga, ariko bafata igihe kinini bakomeza hasi mu mazi kandi bakoresha ibiti. Abatuye muri aka gace bavuga ko mu mibereho yabo nta muntu ujya utaka inzara. Iyo ushonje ngo werekeza indobani yawe hasi mu mazi, mu masegonda make ukarobamo ifi ukaba wayotsa. Ibyo kandi ngo n'abana barabimenyereye, ubundi ubuzima bugakomeza. Icyakora abaturage ba hano kuva na kera bavuga ko ngo ikibazo cyo kutagira amazi meza kibahangayikishije, ngo ntibasiba gusaba inzego za leta kubafasha kugikemura, ariko byaranze. Ibyo rero ngo bituma bahorana indwara akenshi zituruka ku mwanda, ziganje cyane mu bana bato. Nge nitwa Denise Mbabazi Mpambara, reka nsuriza aha naho ubutaha.